Ladies and gentlemen, what's up Rwanda, what's up Kigali, my name is Vincent. Kubera guteka imitwe kwe, kubera kubesha abantu ku itariki 25 z'ukwa 12 uyu mwaka turimo 2025 ngo isi zaba yarangiye, byatumye akura mu muturika w'imodoka witwa Mercado Benz. Iyi ni imodoka ngigura miliyoni 89 z'amadolari y'amanyamerika. Aba ni abantu bagiye bamwohereza kubera ubuhamya agenda agatanga ku mbuga nkoranyambaga akavuga ati ngewe nubatse inkuge, ni inkuge 8 ariko imwe ishobora kwakira abantu barenga miliyoni 600. Ubwo buhamya butambukije ku mbuga nkoranyambaga, abantu baramwizera, batangira kumukunda, bakazajya bamwohereza amafaranga bamwoherejemo nawe aravuga ati reka nigurire imodoka. Gusa umugabo yaje gutabwa muri yombi kubera uburyo yagendaga abeshya abantu. Batangiye kurya ubutwabo, abandi baratega bajya hara mu gihugu cya Ghana bagiye kureba Ebonoa ngo abajyane muri izi nkuge yubatse. Hanyuma ubwo isi zabigiye kurimbuka, ubwo Imana izabigiye kurimbuza ese amazi, niko yabwirizaga avuga ati bazajye muri zo nkuge hanyuma amazi atabatwara. Ati yo n'imvura izagwa imyaka igera kuri 3 yose, iyo myaka 3 izaba iri kugwa, ubwo bazaba bari mu nkuge bazaba bayirimo nta kintu bazaba. Imyaka 3 nirangira Imana ngizongeremo indi nsisha. Arabyitangariza ku mbuga nkoranyambaga, gusa nawe ntiyorohewe kuko baje kumuta muri yombi bitewe n'uko abantu bari batangiye kwiheba. Ebonoa rero uyu ni umugabo mu gihugu cya Ghana, yatangiye kubibwiriza arangije abishira ku mbuga nkoranyambaga ziwe, abantu baramwizera, niko bamwohereza amafaranga. Ukibaza uti aya mafaranga ko yayakiraga ubundi yarazayamaze iki ko isi igiye kurangira? Ariko nyine kubera ukuntu we yarazi ibyo ari gukora, birangira yiguriyemo benzi. Gusa nanone ku itariki 25 zarageze, uyu mugabo n'ubundi arongera atangaza ubutumwa bukomeye cyane. Abantu batangira kumwirukaho n'imijugujugu, baravuga bati wa mugabo yaratubeshyaga, yatumye tumuha amafaranga yacu, yatumye turya ibyacu, none isi ntiyarangiye. Yaratangaje ati Imana iracyabafite mu mugambi wayo, ati Imana iracyabakunze, ati yarebye iravuga iti abantu ngiye kurimbura ko nta numwe wihanye, ko nta bantu bari kuza muri izi nkuge, ati reka nongere mbaha amahirwe. Aravuga ati Imana iracyabafiteho amahirwe, Imana iracyabafite mu biganza byayo, yabababariye, mwongere mwibere ku isi. Atariko n'ubundi umujinya wayo uracyakomeje, nyuma y'igihe gitoya izongera igaruke yongere mbwira andi magambo nzayababwira noneho. Ati niko yambwiye, ati yanje mu bitekerezo imbwira gutyo, imbwira ko isi itararangira ku itariki 25. Abantu barongera basubira umutima mu gitereko, baravuga bati wa mugabo kuko yarari no kutubeshya. Ati ni gute Imana yaramubwiye ati nzarimbura isi ku itariki 25, none zikaba zigeze akaba bihinduye agatangaza izindi nkuru zivuga yuko ngo Imana yatubabariye ibyaha byacu. None se ubu uyu mugabo aravuga ukuri cyangwa ari kubeshya? Ariko se mwabantu mwabonye video z'uyu mugabo arimo abwiriza atanga ubuhamya, mukareba ukuntu yari yambaye igipira wagira ngo sinzi ukuntu kimeze, ariko nanone yambaye no hasi ibirenge. Arimo arabwiriza, afite Bibiliya yashaje, utamenya ngo ni Bibiliya ntagatifu, utamenya ngo ni Bibiliya yera, utamenya ngo ni Bibiliya bwoko ki. Arimo arabwiriza akavuga uburyo ngo Imana yamujemo ikamubwira ko isi izarangira ku itariki 25. Abaturage rero ku itariki 24 baraye amajoro bagenda, niba mwarabibonye, mwabonye abantu batonze imirongo bikoreye two kurya bagiye muri ubwo bwato. Gusa itariki 25 zaragize, bantu bari mu bwato bari kuvuga bati ubwo abandi bagiye kurimbuka, abandi bafite ubwoba bwinshi cyane bakavuga bati tubaye nk'akuboko bwa Nowa binangiye, bakanga kujya mu bwato cyane nako mu nkuge bakanga kujyamo, hanyuma amazi akabatwara. Ariko izo ni inkuru zo muri Bibiliya, nituzi ibyo bintu niba byarabaye cyangwa se bitaranabaye. Gusa abayemera Bibiliya bemera ko byabaye. Abenshi rero bari bazi ko ariko bigiye kugenda, ariko uyu mugabo hari ari kwiterera ikinyoma, dore ko yikuriyemo benzi yiwe. Nubwo yatawe muri yombi kubera kubeshya kwiwe, polisi yo mu gihugu cya Ghana ikaza kumuta muri yombi, ariko harayo yari yakuyemo. Kandi n'ubu ijambo yasize avuze, yewe sinzi ko hari abantu rizava mu matwi. Itariki 25 umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga ishobora kuzitazamuva mu matwi. Ngayo nguko rero umugabo wo mu gihugu cya Ghana witwa Ebonoa wafashe abantu, wafashe isi yose akayifatira mu biganza bye, akayicurika, akayicurukura, akayihengeka, akayihengekura, akayubika, akayubukurura, akavuga ati ku itariki 25 isi zabirangiye, Imana igiye kurimbuza isi umwuzure w'amazi.
ati umujinya wayo ugiye kugwisha imvura izagwa imyaka 3, ubwo batazaza mu nkuge bazaba birabareba, ati bazaba nk'abo ku bwanwa. Abantu batangira kubyumva ku mbuga nkoranyambaga gutyo bitewe n'ikinyoma cy'uyu mugabo. None itariki 25 zararangiye, itariki 26 zirarangira, itariki 27 zirarangira, tugeze ku itariki 28. Gusa yaraveshe ati Imana ntago ikibarimbuye, iracyabafite mu biganza, muracyafite ibyaha byinshi, ati mugende mwisubire mu isi, mwongere mukore ibyo mwakoraga, ati ariko musenge cyane. Yego wenda gusenga nibyo, ariko si umugabo koko tumwizere tuvuge tuti ibintu yarari kuvugana ukuri, njye sinapfa kubyemera. Nemera Imana, ariko nanone ngo mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Niyo mpamvu ntemeye ibintu by'uyu mugabo. Gusa nakoze amavideo menshi ngenda ntangaza kugira ngo buri muntu yiyumvire, hanyuma akuremo ibyo arakuramo. Nabyemera byemere, natabyemera atabyemera, nkuko nanjye natabyemeye. Hari ababyemeye ariko hari n'abatarabyemeye. Ngayo nguko rero ngere mubanye muri iki kiganiro. Nitwa Vincent, reka ngusabe kunshigikira ukande kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora bizajye bikugeraho mu bambere turabishakisha. Komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza, ndagushimiye.